ubwo w'indirimbo wita nini breakthrough yawe as a producer ni as a producer harimo ubundi mbere iya mbere na mbere ni iya mbere nanakoze njye na muri production nayikoreye King James. Indirimbo yawe ya mbere wasohoye nayikoreye King James itwa Ride or Die. Ride or Die niwe wayikoze? Njye wayikoze kabisa, ni nayo ya mbere nakoze. Amateka azajya agenda yisubiramo ku muhanzi umwe. Uyu ni umwe mu bahanzi bakomeje kwigaragaza mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa abenshi bamushinza ko ari umuhanzi wo mu Rwanda gusa, ariko wagera hanze y'u Rwanda ugasanga ntabwo azwi. Kandi mu Rwanda ni umwe mu bahanzi bakubita amasitade akuzura, yakora ibikorwa bye bikamenyekana. Uyu mwite King James. Uyu ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye muri iki gihugu, ariko akaba n'umwe mu bahanzi baba batuje cyane, ariko ku mitungo akaba n'umwe mu bantu bafite amafaranga menshi cyane. Amazina ye yitwa Ruhumuriza James, akaba umwe mu bahanzi beza u Rwanda rwagize ndetse rugifite kuri ubu. Ibikorwa bye birivugira, aho ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi ndetse n'ebyiri yakora igitaramo cy'akataraboneka muri BK Arena. Iyi nzu ikunda gutinywa n'abahanzi benshi, ubwo ndavuga abahanzi barimo Bruce Melody, Itahiwacu Bliss, abarimo The Ben n'abandi benshi bagiye batandukanye. Bavuga ko iyo bagiye kwipima ngo barebe ubuhangange bwabo cyangwa se uko bahagaze umufana, bajya kwipimira kuri iyi nzu. Gusa uwitwa Bruce Melody kugeza ubu ngubu aracitinya, ntabwo yari yatinyuka kuba yakwipima kuri iyi nzu. Gusa ikibazo ntiwamenya niba ari uko abona atabishobora cyangwa se ari ukubera igihe kitaragera. Uwitwa The Ben yahisemo kujya akorerayo ibitaramo yise The New Year's Glove, bikunda kuba buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere. Ni ibitaramo akunze gukora kuva yajya hanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubundi yakundaga kuza yaza mu Rwanda akaza agakora ibitaramo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, aho abanyarwanda baba bizihiza ubunani ndetse bihuzwa no gutangira umwaka bimereye neza. The Ben ni umwe mu bahanzi bafashe ya mbere yo gusetinga umunsi bagomba kujya bakoreraho ibitaramo, ariko nubwo bigenda gutyo usanga kenshi iriya nyubako badakunze kuzuza neza ngo usange yuzuye. Ariko umuhanzi King James umwe mu bahanzi baciye agahigo katarakorwa n'undi wese, aho amasaha 28 aho mu minsi 3 gusa amatike yari yamaze kuba sold out. Uyu ni umwe mu bahanzi bakomeje gukora ibikorwa bitandukanye nyuma y'uko amaze gukora iki gitaramo cy'imbaturamugabo. Ubu ngubu yamaze kwerekeza hanze y'u Rwanda, agiye kuririmbira mu Bubiligi, akazakomereza mu Budage ku itariki 29. King James umwe mu bahanzi bitezweho byinshi birimo kuba yabera intangarugero abandi bahanzi. Kuri ubu ngubu ari mu Bubiligi, aho arava yikoza mu Budage, ndetse nyuma yo kuva mu Budage akazakomereza ibitaramo bye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo kuva muri ibi bihugu yasezeranyije abanyarwanda ko nagaruka i Kigali agomba guhita azenguruka mu ntara kugira ngo arusheho kwegereza abafana be. Ahangaha uhita wibaza, ese King James ni uruhe rugero abandi bahanzi bakwiye kumwigiraho? Nubwo bimeze gutya, abandi bahanzi benshi bakunda kumuvuga bamutangaho ingero, abo yafashije, abo yahaye amahirwe ndetse n'abagenda afasha. Hari n'abamara kugerayo bakumva yuko izina ryabo ryihagije ku buryo nta wundi bazamura, ariko abandi bakavuga bati iyo ugize uzamura ukageraho umukura, nibyo n'ubundi usigara wirahira, cyangwa se nibyo usigara uratwa, nicyo kiba ikiratwa kuko hari uwo uba wazamuye mu biganza byawe. Icyo nicyo James nawe abantu benshi bamutegerejeho. Nyita Justin Mind Harerimana, iyi ni The Mind Fest TV. Kora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibiganiro n'amakuru yacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi.